Buretse kugenda nkubwira akantu gatoya, ni akantu k'ubwenge utari uzi, nanjye sinari nkazi, nakamenye ejo hashize. Wari uzi ko nta muntu ushobora kumenya imyaka afite? Nyamara iyo batubajije ngo ufite imyaka ingahe, ushobora kuvuga ngo ufite imyaka 30 cyangwa 20, 100 se cyangwa se 70. Nyamara burya ntabwo ariko kuri, ntabwo ubuze imyaka ufite. Urugero, umuntu wapfuye afite imyaka 50, ubwo yarangizaga umwaka yarabaraga akavuga ngo umwaka umwe urarangiye. Iyo umwaka umwe urangiye rero uvuye kuri ya myaka 50 ugomba kuzabaho, ntabwo uba ugisigaranye imyaka 50 cyangwa uvuge ngo ufite umwaka umwe, ahubwo haba hasigaye 49. Iyo havuyeho 10 haba hasigaye 40. Iyo havuyeho indi 10 haba hasigaye 30. Havaho indi 10 hakaba hasigaye 20. Nyirizi niyo havuye indi 5 haba hasigaye imyaka 15. Icyo gihe umubajije, nyamara yakubwira ngo mfite imyaka ingahe? 35. Nyamara iyo myaka yamaze kuyibaho kuko yararangiye, ukurikije imyaka agomba kuzabaho. Ariko ntago abizi, kuko ntago azi ngo azagira imyaka 50. Umunsi yapfuye nibwo banditse baravuga ngo yavutse iki gihe, none apfuye iki gihe. Bajye babona igiteranyo cy'imyaka yabayeho. Abantu benshi natwe dukunda kwibeshya, bakubaza ngo ufite imyaka ingahe, mfite imyaka runaka, nyamara nta muntu uzi imyaka aba afite. Imyaka ufite si yo umaze kubaho, kuko iyo yavuyeho yararangiye. Imyaka ufite niyo usigaranye, usigaje kubaho, kandi iyo myaka usigaje kubaho ntuba uyizi. Niyo mpamvu ntabwo uzi ngo ufite imyaka ingahe. Ugiye no mu mibare, nimba wari ufite imibare 100 ugakuramo imibare 50, uba usigaranye 50. Nimba waguye 50 ukuremo 10, usigaranye 40. Ntabwo ubara indi wakuyemo ngo uvuge ngo niyo ngifite, ahubwo uravuga ngo nsigaranye kuko niyo nsigaranye. Nuko rero nta muntu n'umwe uzi igihe ashobora kuba asigaranye. Imana niyo ishobora kukimenya yonyine, cyangwa se kikazamenywa n'abandi mu gihe uzaba utakiri mu isi y'abazima. Ese ubu nawe nuko wari ubizi? Nimba ari ukundi ubyumva, bishyire muri komenti kugira ngo tugire icyo tubivugaho, cyangwa se n'abandi bagira icyo babivugaho. Murakoze.